kuva ku munsi wa mbere w'ubukwe bwa Jay na Anita, mama Jay aho yari yicaye wabashaga kubona agahinda mu maso ye, ukabona ni umukecuru washobewe, nyamara yari yashyingiye umwana we. Abantu benshi barimo kwibaza ese niki gitumye uyu mukecuru atishimye. Uyu mukecuru yari mu gahinda gakomeye cyane, aho murebaga uri hose wabashaga kubibona. Jay na Anita bakoze ubukwe ndetse bunagenda neza cyane, bahabwa impundu kuri kano gasozi, ariko n'ubundi mama Jay akomeza kuguma mu gahinda. Jay ni umuhungu warezwe na mama we wenyine, mama wamurera wenyine inyuma yo gupfusha umugabo we. Ubukwe bwarabaye, gusa Anita nawe yari umukobwa mwiza cyane warezwe, umukobwa w'indangagaciro, ariko akagira umwihariko w'uko nta muntu n'umwe yatinyaga. Iyo wazaga umubwira ibintu atumva neza, yagusubizaga mu buryo yabyumvagamo. Yari umukobwa wiyubaha, umukobwa mwiza w'imico myiza, warezwe kuva mu bwana, gusa nta muntu n'umwe yatinyaga. Yewe na nyirabukwe ntiyamutinyaga, ntabwo yatinyaga mama Jay. Mama Jay ibintu ntabwo yabyumvaga neza, kuko yumvaga umukazana uzazanga ari umukazana uzaza kugendera ku mategeko ye, akamuyobora uko ashaka, ko yita ku muhungu we. Nyuma y'ubukwe Anita yatetse ibiryo byiza cyane agaburira Jay. Jay akimara kubirya arishima cyane ati Anita watetse neza cyane mu buzima, ibiryo ni ubwa mbere mbiriye. Mama Jay mu idirishya yumiwe arimo areba ati ibi ni ibiki uyu mukazana azanye mu rugo, ibi ni ibiki azanye mu rugo rwanjye koko, arimo kundegera umusore. Mama Jay yahoranaga agahinda mu idirishya bareba, abitegereza, areba ibihe by'urukundo barimo. Umuhungu arimo aterura umukobwa, mama Jay akababara cyane akavuga ati koko nciyeho umuhungu wanjye. Nibwo yagiye aterura igisorori cy'ibiryo arabakomangira amasaha ya nimugoroba bamaze kurya. Jay aratungurwa cyane abonye mama wabo azanye ibiryo. Mama wabo ati Jay mwana wanjye, reka ndabona ko mwarimu buraye, ariko ufata ibiryo birye, urumva nagutekeye ibiryo byiza cyane ukunda, umuceri uvanze n'igitoki, ndabizi ko bino biryo bikunda cyane, birye rwose. Jay arabifata arabirya mu rwego rwo kwanga gusuzugura mama we, gusa Anita ibintu byaramubabaje, gusa nanone ntiyabigira intambara, arabyihorera. Jay yaricaye arya umuceri nk'uko mama yari yawumuzaniye, ariko awurya bibona yuko biri kubabaza umugore we, kuko umugore we nawe yari yamutekeye. Umukecuru araza aramwenyura, none atangira guseka ati yego reka mpangane nawe, uyu mukazana mubi, gusa nzahangana nawe rwose ntuzandushye. Anita yatangiye kugira agahinda, yaba ari nko gukora ibintu akavuga ati mabukwe ko mukunda kandi mwubaha, ni gute tuzabana gutyo ubuzima bugakomeza koko? Agahinda karamwicaga, akibaza ukuntu agiye kuzabigenza bikamuyobera. Mu gitondo cya kare Anita yaraje yegera Jay aramubwira ati shiri, kubona nta kazi ufite tukaba twese twirirwa twicanga turebana mu maso wasinkwi, urumva nagize igitekerezo, urabona mufite imirima, twagenda tukayihinga tugateramo imboga n'imbuto, tukareba yuko twakwifasha mu bukungu ndetse tugasagurira n'amasoko. Jay yarabitekereje abwira Anita ati Anita rega niweho umugore nari nkeneye mu buzima, ngwino tugende rwose. Baraje batera imbuto, batera ndetse n'imboga muri uno murima. Umurima wawugira neza cyane, ari nabyo leta ishishikariza abaturage bose. Jay hamwe na Anita biberaga muri iki giturage uri kwirebera kuri ano mashusho, yari abantu rwose bibera mu giturage ariko b'abasirimu. Nyuma y'umunsi umwe uyu mugore yahise azamuka araza aravuga ati ariko bikoko ibi ni ibiki mwahinze? Ibishyimbo mwarebye imbuto y'indobanure ko ari umwaka wayo mwahinze, aho mwagahinze ibishyimbo murimo muraza muhinga imbuto, imboga n'imbuto se ni ibiki? Nta soni. Hanyuma Anita aramubwira ati urumva mukecuru, imboga n'imbuto nibyo twahisemo guhinga rwose, uba twahinga ibishyimbo nabyo ni byiza, ariko ntabwo igihe gihari cyo gihe cyabyo. Uyu mukecuru yaje atangira kurandura imbuto bari bateye, atangira kugenda atera ibishyimbo ku itegeko, avuga ati muvana ibyo ngibyo aho ngaho, aho mwagahinze ibintu bifite agaciro. Wa mukobwa we nabonaga ufite ubwenge, nabonaga rwose uzanye umugisha mu rugo rwacu, dore ibyo uzanye, ntushobora no gutekereza ibintu bizima wagahinze bigateza imbere urugo rwanyu? Genda rwose ntacyo uzatumara, ahubwo mbona urazanwe no guca uyu muryango. Anita yakomeje amusobanurira amubwira ati kuba umuntu yahinga imboga n'imbuto ni ibintu byiza byadufasha. Umukecuru yakomeje kumutuka, Anita yanga kumusubiza, araseka ati nta kibazo, mubikora uko mubyumva. Anita yari umuntu utarakundaga gusubizanya n'abantu bakuru, afata inzira yigarukira mu rugo, afata umweyo we atangira gukubura imuhira. Yari umugore w'umutima rwose.
nubwo yari yaragiye gushaka mu cyaro bitewe n'umusore Jay yari yarakunze. Nubwo yari yaragiye kuba muri buno buzima, Anita ntabwo yari umukobwa wo mu bakene, yari umukobwa wakomokaga mu muryango ukize, ariko kubw'urukundo yakundaga uyu musore yaje kubana nawe. Urukundo rwabo bombi rwakomeje kugenda rutera imbere, gusa Anita ibyo nyirabukwe byose yamukoreraga ntabwo yazaga ngo abibwire uyu muhungu kugira ngo atabateranya. Yarazaga agasya ifu, agatunganya ibinyampeke kugira ngo abashe kuba yatekera umugabo we. Buri munsi yageragezaga gukora udushya mu guteka kugira ngo arebe yuko yanezeza umugabo we. Ntacyo atakoze agerageza gushimisha umugabo we. Yaratekaga umusore rwose akabirya akananezerwa cyane, akavuga ati "Erega Anita, ni wowe umugore wanjye." Umunsi umwe uyu mukecuru nk'ibisanzwe nk'uko yari asanzwe abikora, yazanye ibiryo mu masaha ya nimugoroba. akibihageza umuhungu aramubwira ati "Mama, ibiryo byawe rwose ntabwo biryoshye, ngwino ibiryo Anita yatetse." Mama, uzi ko Anita yatetse ibiryo nigeze mbona mu buzima. Bya biryo yajyaga unekera by'umuceri n'imboga nziza cyane, yabitetse ahubwo birutana bya bindi. "Erega mama, ngwino uryeho." Mama we yaraje arabireba, ariko n'umujinya mwinshi ahita asohoka agenda mu baturage, agenda ababwira ati "Uzi ibyo mukazana wanjye amaze iminsi ankorera? Yanciyeho umuhungu wanjye, ntakimvugisha, ntagishaka kunyikoza, ntagishaka no kurya ibiryo natetse." Abaturage bose baramubwiye bati "Ariko se wa mukecuru weho koko yamuguciyeho se koko?" Umukecuru akomeza bumvisha ukuntu umukazana wamunaniye cyane, gusa bakamubwira bati "Umukazana wawe mureke yite ku muhungu wawe, waramushyingiye rwose, ibyo ngibyo rwose ntukabigire ikibazo." Umukecuru byakomeje kumwanga mu nda, yababona batambukana mu mbuga Jay na Anita bikamurya mu mutima, akumva agiye nko kwipfira rwose, akumva rusoka iramufashe. Ibintu byakomeje kumutera ikibazo. Umukecuru yaragiye arananuka, ubuzima bwe bugenda nabi cyane, umujinya umubana mwinshi cyane, atangira gutekereza ikintu yakora uyu mukazana akabavira mu buzima, kuko yabonaga urukundo yakundanaga n'umuhungu we rwararangiye. Urukundo rwose Anita yararweguriye umusore yararweguriye Anita. Umukecuru yaraje ateranya inama y'abakuze bose, abagisha inama, arababwira ati "Umukazana mutindi amaze abanjye, antwariye umuhungu, umwana wanjye yaramvunnye kuva mu bwana bwe, Jay namukoreye buri kimwe." Ako kanya uyu mukecuru yahise afata inzira aza ku mupfumu w'agace. Yigeze ku mupfumu w'umudugudu aramwegera, amubwira ikibazo yari afite. Uyu mupfumu nawe ati "Ibyo ngibyo nabyo, ibyo ni ibintu rwose byoroshye, wihangayika, uranyishyura nindangiza ngo uhereze umuti, uwujyane uhereze umuhungu wawe, mu byumweru 2 naba atarakugarukira nzaba ntari umuganga gakondo." Uyu mukecuru yabonye umuti bamuhereje rwose aranezerwa. Uyu mupfumu ati "Iki cyayi ugomba kujya ugihereza umuhungu wawe akakinywa muri kumwe, ntuzatume hari undi muntu akinywa areba, ajya akinywa muri kumwe, nyuma y'ibyumweru 2 bizaba, uzaza umbwire rwose." Umukecuru yaraje abisaba umuhungu we Jay, wawubahaga nyina kandi wamukundaga, wumvaga nta kibi yamukorera. Yaremeye atangira kunywa imiti mama yari yamuzaniye. Yafataga iyi tasi mu gitondo akanywa uyu muti ari kumwe na nyina. Nyina yamubwiraga yuko ari icyayi cyiza cyane kiryoshye, gusa nyina ntiyakinywagaho. Jay niwe yageragezaga kumubwira ati "Mama, none se nawe wasomye kuri kino cyayi?" Ntiyabyemeraga. Anita mu gitondo cya kare iyo yabaga avuye kwahirira amatungo yayagaburiye, yarazaga akita no ku mugabo we, gusa umukunzi we Jay yatangiye kubura apeti, ibiryo bitangira kumunanira. Anita uko yageragezaga kose, Jay nta biryo yongeye kurya, yatangiye kumera nabi cyane, arananuka, amera nk'umuntu ugiye gupfa urwaye sida, ubuzima bwe bugeze habi. Nibwo nyina yatangiye kugenda akwirakwiza inkuru mu baturage ati "Muzi rya shyano ry'umukazana, uzi ko ryandogeye umwana, ntakiryama, umwana wanjye yarananutse yashizemo." Anita yarazaga akegera Jay akamubwira ati "Jay, niki cyatumye urwara bigeze aha?" Jay akamubwira ati "Njye sinzi ukuntu bimeze, mba numva ndi kugenda mererwa nabi kurushaho, mba numva nsigaje n'igihe gito cyane kuri ino si." Anita akavuga ati "Mukunzi wanjye, kuko Imana kuki yakuntwara?" Bakomezaga kugenda, agahinda kabisha batazi indwara Jay yaba arwaye. Uyu mukecuru nyirabuke yakomezaga kugenda avuga yuko umukazana we mubi amwiciye umwana yamuroze. Abaturage bose bakavuga ati "Iryo shyano ry'umukazana bakwiye kurisendera ku musozi kandi rwose rigacibwa umutwe, ntirikwiye kuba mu bantu." Iyi nkuru yakomeje kugenda iba kimomo, abaturage bose bamenya inkuru y'uyu nguyu, agahinda karabica. Mu gitondo cya kare uyu mukecuru yazindukanye Jay amujyana kwa wa mupfumu yari yakuyeho umuti bwa mbere.
amugezeho uyu mupfumu arababwira ati mufite umurozi ubarogera, mufite umurozi ubarogera, mufite umurozi wakuroze rwose, usibye ko yewe utari buze gukira n'ubundi uri buze gupfa, ariko rero upfa ubizi yuko mufite umurozi ubarogera. Yabasabye kumuhereza amafaranga ubundi akabahereza umuti. Aka kanya uyu mukecuru yamuhereje umuti, arangije ababwira yuko umuti abahereje noneho uyu nguyu Jay agomba kujya awunywa ari kumwe na mama we, bikamara igihe cy'ibyumweru 2 ari we umurwaje adasubiye kubonana n'umugore we, kuko ngo ari we murozi wamurozi. Ibintu byasubiye mu buryo, noneho uyu mukecuru yongera kubona akanya ko kwita ku muhungu we, aranezerwa. Jay muri kano kanya yaratashye abibwira Anita, aramubwira ati sheri ndeka rwose ngende mari ibyumweru 2 niko badutegetse kugira ngo mbashe gukira, kandi ntuzandakare ndabizi yuko ibintu bizagenda neza. Anita yaravuze ati Jay ndagukunda, ikintu cyose byasaba kugira ngo umererwe neza nagikora. Jay yakomezaga kwibaza niba Anita yaba ari we uwamuroze bikamuyobera. Anita mu gahinda kenshi cyane yararagarira, irungu ryaramwishe. Nyuma y'ibyumweru 2 atongera kubonana n'umukunzi we, yaratekaga nawe ibiryo bikamunanira, atangira kunanuka. Umunsi umwe yarifashe araza ashaka kuza kureba umukunzi we, arahagera ati mabukwe narinje kureba Jay. Uyu nguyu ati genda ureba Jay icyo wagicucu, washyana uburyo umukobwa waroze Jay yagiye gupfa, none umva ibyo uri kuza uvuga ngo narinje kureba Jay, mva imbere ahubwo ntari nakwasa urushyi, mva hano ngaho ugenda sinzonye no kukubona ugaruka. Uyu muhungu Jay yumvishe urusaku rwa mama ari gutongana na Anita, nawe biramuyobera, gusa yarabizi yuko uyu mugore we yari umwana mwiza. Gusa nanone bitewe n'ukuntu umupfumu yari yababwiye, yari yamaze kwemeza yuko Anita ari we wamuroze, ari we watumye amera kuriya kose. Anita yari umukobwa utarakundaga kurakara, utarigiraga n'umutima mubi. Aravuga ati mabukwe ndabyumva rwose, mushobora kuba mubabaye kandi mutanameze neza bitewe wenda n'ibihe umuhungu wanyu ari gucamo. Iba kibivuga Jay yasohotse n'umujinya mwinshi cyane, amukubita urushyi rwo mu maso. Anita abandagara hasi, umukecuru arishima cyane ati yego. Jay ati birambabaje, ntewe isoni nawe, umugore nashatse mbona uri umugore muzima, mbona ngiye kubaka urugo, none niwe wagerageje kunyica Anita. Anita niki nagukora mu buzima bwawe koko? Yakomeje kumukubita, abaturage bose baraza barahurura. Anita bamuzingisha, izuba riva, afata imyambaro ye yose baramwirukana, bamusenda ku manywa y'ihangu. Ava ahangaha arataha, yatashye arimo kurira cyane, aca mu giturage abantu bose bari kumureba bamuha urw'amenyo, bavuga bati dore umukazana wananiranye, dore umukazana w'ishyano. Yageze kwa nyirasenge wiberaga hakurya y'umudugudu, yamugeze aramuhobera. Uyu nyirasenge yarebye mu maso y'uyu mukobwa, ataramubaza byinshi ahita yibwira icyabaye. Aramubwira ati Anita ubuzima niko bugenda, ihangane rwose, singiye kukubaza icyabaye ariko ryamuruhuke, ejo mu gitondo uzambwira. Anita mu gahinda kenshi cyane yaryamye ahangaha, arangije nyirasenge amwitaho. Nyuma y'iminsi myinshi cyane Anita yaragiye, hashize amezi 3 Jay yari ari ahangaha, abona ibyatsi byari ahangaha arabyihumuriza. Abyihumurije yumva birahumura ukuntu, arangije tuvuga ariko iki cyayi si cyo nanywaga, iki cyayi ntabwo aricyo kimaze igihe kinini cyane nywa mama kingaburira, reka mfatire icupa cyavagamo njye kugisuzumisha. Yaragitwaye akijyana kuri wa mupfumu, amugeraho. Umupfumu akimara kubona yuko ari Jay uje afite na rya cupa ry'icyayi, umupfumu aramureba ahita amubwira ati twakinze wa mungu we, ntabwo turi gukora. Jay turakingura usobanura iby'uyu muti, namaze ibyumweru 2 byose nywa bikaza gutuma ndemba nkamera nabi, kingura unsobanurire. Uyu musaza mu kugira ubwoba bwinshi cyane yese yemera kuko aramukingurira. Aramubwira ati uyu muti ni uwa rubanza ki, kuki mama yawumereje mu gihe nawunywaga ko aribwo gihe natangiye kumera nabi cyane, uyu muti ni ibiki biwugize? Uyu musaza ati uwo muti ni umuti mwiza cyane utuma umuntu arushaho kumererwa neza, rero sinzi ikindi kintu ushaka kumenya, nibyo birahagije. Uwo muti ni mwiza, icyo cyayi ni cyiza rwose, gituma umuntu agira ubudahangarwa bw'umubiri buri hejuru. Ahita amubwira ati kandi sohoka rwose, nakubwiye yuko ntarimo gukora. Umusore yararakaye aterura uyu musaza mukubita hasi, aramubwira ati muzehe nutansobanurira ndasiga nkwishe, nutansobanurira ibintu biri muri uyu muti ndasiga nkwitanye.
umusaza n'ubwoba bwinshi cyane yahise atangira ati nyoko yaraje ambwira ngo umukazana we ngo yamuciyeho umuhungu we, muhereza icyo cyayi ngo akiguhe. Icyo cyayi cyagombaga guca umubiri wawe intege ukamera nk'umuntu ugiye gupfa, hanyuma rero nkazabategeka ko ari ukondora nkamuhereza umuti wa nyawe noneho ukuvura. Mbese mwarandoze, we na mama mwarandoze. Umusaza ati rwose ni nyoko yanamaye amafaranga menshi cyane, umbabarire njye nta rundi ruhare mbifitemo, njye mba ndi mu kazi. Umusore byaramubabaje cyane kumva yuko ari mama we atinyutse gukora icyo kintu. Umusore yavuye ahangaha azana icupa agera iwabo mu rugo. Akimara kugera kuri mama aramubwira ati mama ibi ngibi ni ibiki? Mama areba umuti aramubwira ati icyo se si cya cyayi, hari ikibazo se giteje? Umukecuru ahita avumbura yuko umuhungu we yagiye yamajije kuvugana n'umupfumu yavumbuye ukuri kose. Ahita amubwira ati mama uri umugome, uri umwicanyi, umuntu utinyuka gusenyera umuhungu we, nzabeho ndi ingaragu, nta mwana, Anita yarankundaga, watumye niyirukanira umukunzi w'ubuzima bwanjye. Mama ibintu wankoreye mu buzima bwanjye nawe Imana izabikwiture. Mu mujinya mwinshi cyane amureba ameze nk'ushaka kumukubita, ariko kuko ari umubyeyi imbaraga zikabura, umusore byaramurenze ahita avuga ati mama nk'uko Anita ntazigera nongera kubona mu buzima bwanjye, niko nawe ntashaka kuzongera kukubona mu buzima bwanjye, ndagiye kandi uzapfa utongeye kumbona. Umukecuru ati ariko se urakomeje, uragiye koko? Jay aramuhamagara cyane, ariko n'ubundi Jay yari yafashe umwanzuro, yagiye inzira yose arira, ariko afata inzira aragenda. Igihe cyarashize, irungu ryicuye umukecuru atangira kwicuza ikintu cyatumye asenya urugo rw'umuhungu. Yarababaye cyane kuko yikunze cyane, agashaka kuyobora umukazana, agasanga umukazana wari uje yari umukazana ufite imyumvire ye, utarashakaga kugendera ku myumvire ya nyirabukwe. Byaramubabaje cyane. Gusa Jay yaraje nk'umuhungu wari uzi gushakisha ubuzima, atangira acuruza imyenda, agerageza bizinesi ntoya n'iziciriritse, agerageza kugira ngo arebe yuko yazagira icyo ageraho. Umunsi umwe arimo gucuruza imyenda yagiye kumva yumva ijwi rivuze nka Anita. Arebye hirya abona Anita arimo kugura imyenda. Yahise aza yirukanka cyane yegera Anita ati Anita ahindukira ashaka kureba umuntu waba umuhamagaye, ntiyamubona. Gusa ashize akanya arebye neza ahita abona ni Jay yaraje amupfukama imbere aramurira ati Anita namenye ukuri kose, namenye yuko mama bira byose ariwe wabiteye, ndagusaba imbabazi n'ukuri mbikuye ku mutima. Anita niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye, sinabasha no kubaho nagufite. Anita ati Jay ibyabaye byose mu giturage cy'iwanyu ndabizi, kandi rwose narakubabariye kuko nari mbizi yuko mama wawe wari utaranshakaga muri uriya muryango, ariko ibyo nabyo birumvikana, kubaha umubyeyi ni byiza, wagombaga kumwumvira. Ariko rero wirira, uri umuntu w'umugabo kandi ubuzima bwawe buzakomeza kugenda neza. Jay uko bamwohozaga niko yakomezaga kurira. Gusa yarahindukiye abona hari umusore wambaye ikositimu, azafata ku kaboko ka Anita ati sheri uyu nguyu ninde, habaye iki? Jay yahise abona yuko Anita yamaze kubona undi mugabo. Yararize cyane arira, bibona yuko Anita atazigera yongera kuba uwe. Abaturage bari bashungereye mu nduru nyinshi cyane, ibintu byari bibi cyane. Anita n'umukunzi w'umushyashya bahise bafata inzira barigendera. Jay asigara ahangaha. Mu buzima icyo ukora cyose iteka kirakugarukira, nta kibi nta cyiza wakora ngo uhave utacyishyuye. Ibyo uzakora bikabaza ubuntu bikamushengura umutima, nta kabuza uzabyitege ko nawe vuba bidatinze byenda bikakugarukira. Wari uri kumwe nanjye Eddy Kelody, hanyuma iyi ngiyi ni 3M TV, wari kumwe nanjye Eddy Kelody. Mukomeze kugubwa neza, turi kumwe no mu zindi nkuru nziza cyane kurusha iyi.